Muraho neza abakunzi ba Alliance Official, reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, imbaraga z'Imana zibuzure, ubudahangarwa bw'Imana bubageho muri iyi minsi y'umugenzi, muri iyi minsi Satani yabyibito kubabayo, muri iyi minsi ibihe tubije kuko ingoma y'Imana aba nawe, imbabazi z'Imana aba nawe, agakiza kutekinjira mu mutwe wawe kuko iyi minsi ukijijwe ni ukuri yaburi ibintu udakijijwe ngo uba utazi Yesu. Hari byinshi biri kukurwanya utazi. Icyo nakwifuriza ni ukuba imbere y'Imana. Icyo nakwifuriza ni uguhagarara ugahangana n'agakiza k'Imana, kuko muri iki gihe Satani yasabye ibitero byinshi cyane. Muri iki gihe Satani yagabye ibitero. Murabizi neza yuko hari imbaraga za Satani ziba mu guteza impanuka. Nicyo twakwita kuko abakozi b'Imana benshi bagiye bigaruka bavuga ati ni umwuka wa Satani, ni umwuka wa Satani uteza impanuka. Ariko reka nkwingingire buri wese ahari abe wejejwe, kandi mu itorero arimo buri wese abe wejeje muri yo, kuko igihe wabarutse ntabwo uzajya ntabwo utahinduza gusanga abimana ushyira usanga babuye mu jipo yawe, ugasanga pasiteri, ugasanga mu itorero breaking side umupasiteri wahengoye ngo yaje gusanga ngo mu majipo y'umugore. Ni ikintu giteye isoni cyane. Anyways, niyo ataba ari umupasiteri ari umuntu usanzwe ukumva yafashwe yagiye guca inyuma uwo bashakanye, ni ikibazo giteye ubwoba ndetse ni n'agahinda, ni igisebo. Niyo utaba ukijijwe byonyine kuvuga ngo kanaka bamusanze yapfiriye mu ngutiya z'umugore, umva ni ikibazo gikomeye cyane, ni agahinda. Niyo utaba ukijijwe ujya gusenga noneho unafite famiye, ubiteye icyasha, ubiteye agahinda. Nk'uko mu minsi ishize nari kubona umusaza yaguye mu jipo y'undi mugore we. Imana irasani n'ibintu cyane byagenda bite n'isoni ubona umuntu wawe avuga ngo bamufata muzane yasuye ngo ufate umwambaye oh my god. Urabyumva neza? Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Mu gitondo wiryamiye umugabo yawe ku gasi ukajya kumva telefone yahamagaye kubwira ngo kanaka amaze kwitaba Imana, yitabye Imana, ari mu ncorekeye aguyemo. Umva ikintu. Impamvu ndi kukubwira ngo buri wese mu itorero aba wejejwe muri ryo. Hari abantu benshi nsigaye numva bavuga ngo kujya gusenga guterana kure nta kintu bimaze, it's a business, ngo ntabwo tugitura, ngo abapasiteri ngo nibayirira, mbese ako gusiga bagiye bakagira kuba umuntu ngo tujye gusenga ngo ngewe ntabwo nyisenga, nyisengera mu rugo. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimukirengagize guterana kwera, nimukirengagize guterana kwera. Hari umugese ikibazo runaka ukaba udashobora gusenga, nujya gusenga utanga imbere. Yego ahantu hose Imana irakumva, ariko tugomba guhekana mu buryo bw'amasengesho. Ugahekana niba ugize ikibazo se ukaba ukihera na wene, ni hahandi uzabura uwuganiriza ugasanga byakurenza umutima, bikaba ngombwa yuko ujya kwiyahura. Niho hava umwuka wo kwiyahura, kwigunga, kwiheba no kwiganyira wenyine. Kuba udafite umuntu uganiriza, kuba udafite umuntu ubwira ibyawe, niho hava depression. Depression izamuka iyo wabuze umuntu uganiriza ngo akumve, akugire inama, akubwira ati humura, akubwira ati komera. Ibi bintu nyamaze tubinyuje muri iyi nzira byagenda neza. Uyu muntu wakubabaje tubikoze gutya na gutya, tukabikora gutya na gutya hamwe n'Imana, wamwibagirwa ibintu byawe bikagenda neza. Ariko muri iki gihe abantu twigize ba nyamwigendaho, ntitugishaka kuganira n'abandi, ngo abantu b'iki gihe ngo babaye babi. Abantu b'iki gihe ngo umuntu usigaye umubwira ngo akajya kugutarama. Kankubwire, nashaka ajye kugutarama, wowe ibyawe uba wabisoje. Ni wowe uri kurinda umutima wawe, ni wowe uri kurinda ubugingo bwawe kononwa. Ni wowe uri kurinda umutima wawe kononwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Genda uganirize. Erega buriya akankubwira, si ngombwa kugira ngo ugire inshuti nyinshi, ebyiri zonyine zirahagije. Mama wawe, mwene nyoko, birahagije. Mama wawe ntazigera kuvamo, mama wawe ntazigera ajya kugutaranga mu bandi ngo avuga ati umukobwa wanjye nawe ubwo azaba yisebya, nawe ubwo azaba yitesha agaciro. Kandi niwumva noneho na wa wundi yagiye kukuvuga, ntuzagire ngo we aba yisize, we aba yarangije kwimarayo, yabuze icyo avuga, nawe agatangira kukuzana. Nakubwira ngo
kwiheba si ikintu cyiza, kuba mu rugo wenyine si ikintu cyiza. Hari abantu kuri iyi si batagira inshuti, akubwira ati njyewe iwanjye nta muntu uhazi. Can you imagine? Uri umuntu wakoze ubukwe, abantu baragutwerera, abantu barabutaha, ariko nta muntu uzi iwawe. Erega nawe ubwawe nubwo ugira ngo niwe wabihisemo, nawe ubwawe ufite ikibazo. Kuko inshuti yawe niyo wayibwira ngo ntuzansure, ahubwo uyigira ishaka ryo kuvuga ngo noneho kangereyo ndebe ukuntu ibintu bimeze. Erega kuba uri wenyine nese uzishingura, uzakenera abantu. Mu byo ari byo byose uzakenera ikintu bita umuntu. Niyo mpamvu nkubwira ngo kwiheba no kwiganyira ni wowe ubwawe uba witera depression. Abantu nta kintu biba bibatwaye, abantu nta kintu na kimwe baba bafataho. Ubwo rero katugaruke ku nkuru yacu, inkuru yatuzinduye muri aka kanya. Turagaruka ku rupfu rwaranze i Rubavu ahagana nko ku bitaro ku itariki ya 28 ahagana mu masaa 8. Turagaruka ku nkuru yagiye ibabaza menshi, aho umuryango umwe wapfiriye muri iyo mpanuka, hakaza kwitabamo umupapa umwe n'abana be 3. Ni ikibazo giteye ubwoba, ni ikibazo giteye inkeke. Umva, ni agahinda cyane, ni agahinda gateye ubwoba, aho abana 3 bapfiriye muri iyo mpanuka. Ariko nyine nta kundi, tugomba kwihangana. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'agahinda no kubabara hari ubundi buzima. Nicyo gituma nyine dukomera tugashikama, kuko tuzi yuko hari igihe abera tuzatabarwa, kuko tuzi yuko hari igihe abera tuzicarana na Yesu wadupfiriye ku musaraba igogota. Mbe kubwira amana y'abantu, uyu papa yari mwiza. Sinzi niba agira mu mato yacushikaye kukumvyaho kandi se yabahaye anniversaire y'abagari so akaretshigo. Uyu papa yitwaga Tuyiringire Jean Marite, wavutse ku itariki 10 z'ukwa 10 1981, aza gupfa ku itariki ya 28 z'ukwa 2 2028. Umwana we mukuru yitwaga Gisubizo Orvine, yavutse tariki 26 z'ukwa 5 2008, apfa ku itariki 28 z'ukwa 2 2025. Urabyumva, yarakiri mutoya. Imfura ye yari yaravutse 2006, yari akiri mutoya pe. Ukurikiyeho yari umuhungu yitwaga Tuyiringire Shimwa Arno, yavutse ku itariki 21 z'ukwa 2 2014, aza gupfa ku itariki 28 z'ukwa 2 2026. Ukurikiyeho yari umukobwa yitwaga Ishimwe Ornella, yavutse ku itariki 15 z'ukwa 12 2018, apfa ku itariki 28 z'ukwa 2 2026. Ukurikiyeho niwe wari bucura yitwa Ineza Ganze Ariella, yavutse ku itariki 28 z'ukwa 7 2024, aza gupfa ku itariki 28 z'ukwa 2 2028. N'agahinda cyane. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, uzi kubona mu wawe hasohotsemo imva enye, ukabona imva enye zirasohotse mu nzu iwawe. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, sinzi niba uri kubikurura ngo wumve agahinda. Kubona abawe bose baragiye, ntawe usigaranye ureba usibye ifoto. Sinzi abantu muhumuriza imitima, muze kwegera uyu mubyeyi mumuganirize, kuko mumuteranye nawe ubwe yakwikurikiza, kuko ntihandi ubona nta kintu umaze kuri iyi si. Amajwi ya Satani akongora tutera umwaku, n'ubundi dusigaye ugasanga biguteye depression, ukaba wanakwikorera ikintu kibi. Oh my God, ni biteye ubwoba. Rero gahunda yo gutanga ubuhamya irakomeje, gahunda yo gusezera ku bacu irakomeje. Kuri iyi tariki rero nabwo bari buze gusezera kuri iyi tariki 3. Kambasonere kuntu bimeze. Gahunda yo guherekeza umuryango Tuyiringire Jean Marite yishyize Emmanuel kuwa 4, bivuze ngo gushingura ni ku itariki ya 4. Ugoraba wateka ubuhamya, ugoraba mu rugo yishyiza Emmanuel kuwa 2 ndetse ku tariki 2 ndetse na tariki 3 2026, guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2. Umugoroba wateka n'ubuhamya urugo kwa Tuyiringire Jean Marite ku tariki 3 z'ukwa 3 2026, guhera saa 11 kugeza saa 2. Umuhango wo gushingura kwa 3 tariki 4 z'ukwa 3 2023.
saa kumi, saa moya, saa mu gitondo gufata ubiri kora bisenga saa igice zibiri mugo saa yine saa tanu n'igice gusezera bwa nyuma kuri Eglise Mère, saa tanu kugeza saa saba ijambo ry'Imana kuri Eglise Mère, saa saba kugeza saa munani kwerekeza ku irimbi Nyanomvu, saa munani kugeza saa kumi gushingura Nyanovu, saa kumi n'imwe gukaraba kwa Jeff. Murumva ari agahinda biteye ubwoba, abantu bafite imbaraga, abantu batanga ihumure bazi kwerekeza hano ngaha, n'abantu byakoze ku mutima baze guherekeza uyu mubyeyi tumufate ku mugongo. Murabyumvise ko ari tariki enye nibwo bazashingura. Ubu ngubu baracyari kwibuka amateka, baracyavuga amateka by'uyu muryango witabye Imana uzira impanuka, mbese baracyari kubahumuriza. Imitima ya benshi irababaye, ni agahinda, umubabaro n'agahinda ni umuborogo impande zombi. Kubona uvana mu nzu iwawe imibiri 5 ukabona abawe bose imvi 5 zisohotse mu wawe, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Gusa icyo nababwira muhumure, ijuru rirahari, abera tuzicarana n'ibikomangoma, cyane ko ari abantu bizeraga Imana. Turabizi neza ko mu iyi si turageragezwa, muri iyi si agahinda kaba kenshi, muri iyi si duhura n'ibikomeretsa rimwe na rimwe, ngo ubushake bw'Imana burasharira, rimwe na rimwe ngo hari igihe Imana iduhereza umutwaro dushoboye kwikorera. Hari impamvu Imana iba yabikoze, cyane ko tutaburana n'Imana, cyane ko tutahagarara ngo duhangane nayo ngo tuyibwire ngo kubera iki. Iyo izi mpamvu ituma ibi byose bigeraho. Sinzi umuririmbyi wigeze uvuga ngo iba irihe Imana ibirihe igihe ibintu byakomeye, kwikunda gusa nk'iyihishe, ibirihe ngo iba iri ahantu runaka, hahandi hahiriwe wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera. Ngo ibiri hehe igihe ibintu biba byakomeye, igihe ibintu biba byaducanze, ngo ibiri hehe ni uko yari abonye yuko hari igihe bijya biducanga tukabura uwo twatakira, twanayibaza ngo kubera iki, igasa nk'iyicecekeye. Ariko ngo ibiri ahantu runaka, hahandi yari iri cya gihe ubwo umwana wayo yatotezwaga, akamanikwa, agakubitwa, bakamupfuma imisumari, bakazana ikamba ry'amahwa. Ijya yemera ko byose bitugeraho, cyane ko ntabwo twayibaza ngo kubera iki, n'izi mpamvu, n'izi igituma ibi byose bibaho. Ngo ibiri ahantu runaka, hahandi yari iri igihe umwana wayo yatotezwaga, ngo yarangiza ikanabyihorera. Aho ngaho niho ngo ibiri. Rero dukomeje kwihanganisha umuryango w'iyi famiye ya mama Arnaud, bakomeze kwihangana, bakomerere mu mwami. Imana izi impamvu ibi byose bitugeraho, Imana ibahereza umugisha, tuzahura ku munsi w'umuzuko.